tugeze ku kanya keza kugira ngo twakirane. Reka dusabe korali yacu ntakuri mabwe butuze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mwicare mugubwe neza kandi Pasika nziza. Bakomeje bavuga imbuto z'umwuka wera, ni urukundo, ni amahoro, ni ukwihangana, ibimeze gutyo. Abatambyi bahise basabwa kujya gutamba igitambo cya Pasika ngo kubwo abantu bari bamaze kwinjira muri Pasika batiyejeje.
twese duhaguruke natwe dukore korali imwe turimbe indirimbo 109 mu ndirimbo zo gushimira agakiza ivuga ngo Pasika yacu niyitwibutsa amaraso y'umwana w'intama. Mudufashe mufate ibitabo n'amatelefone barengeye dutereye tugendane namwe n'abacuranzi biducurangira mu izina rya Yesu. Twarimba duhagurutse duhimbaza Imana yacu kuko turibuka gucungurwa kwacu gukomeye. Yesu abamugisha. Pasika yacu niyitwibutsa amaraso y'umwana w'intama iyo yadukuye nk'Egiputa
wacu Yesu Kristo yaritanze. Abaribyo amaze kuturirimbira ngo hari inama yabaye habura uwo kuza kubumbura kiriya gitabo, ariko Yesu yarasi byari bigikubiyemo na biriya bizima byari bikubiyemo. Aravuga ngo nje gucungura umwana w'umuntu. Niyo mpamvu turi aha ngaha twizihiza Pasika yacu nziza, kuko Yesu hari icyo yadukoreye. Tumukomera amashyi tuvuze n'impundu mu izina rya Yesu. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Yesu abaho umugisha. Tugeze ku kanya keza kugira ngo twakirane. Reka dusabe korali yacu ntakuri mabwo tuvuze mu izina rya Yesu Kristo. Mwicare mugubwe neza kandi Pasika nziza. Igihe nagukomangiye mami waranyiguriye wasubije gusenga kwanjye. Igihe nagukomangiye mami waranyiguriye wasubije gusenga kwanjye. N'ubu uyu munsi wa none haba hari ibindi itari yasubiza, nabyiza habisubiza niwizera izakugirira neza, kandi nisubiza n'ibi ngibi uzahora imbere yayo yongera usaba ibindi. Imana yacu n'umubyeyi kandi turayisaba uko bwije n'uko bukeye, ntacyo twashinja Imana yacu. No kuba turi aha ngaha byonyine ni igitangaza Imana iba yakoze. Kuba wabyutse ukavuga, uzi ko hari umuntu ugira gutya akabona amatwi yapfuye ntabashe kumva, kandi yari asanzwe afite ikibazo cy'amatwi mazima, undi agasarara ntavuge, undi yivuga cya yahinamiranye ugasanga baramusubiza ku kagare. Ariko Imana yagize neza. Reka twicyubahiro ko twizwe twatangaha. Imana yacu nihimbazwe kandi nihabwe icyubahiro. Hari umubyeyi rero witwa Mama Mugisha yifuje gutambutsa ishimwe rye mu kanya gatoya. Reka tumusabe atambuka ritambutse iryo shimwe rye, twumve icyo Imana yamukoreye muri iyi minsi. Ishyaka ry'Imana nzarirwana, umurimo wa Data uranezeza. Iyo ntekereje ibyo mu ijuru bituma nifuza kubayo. Tuzaririmba indirimbo nshya, imwe nziza y'amazamuka. Tuzahurirayo n'abanesheje iyi simbi y'ibyaha. Haleluya! 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 Imana ishimwe. Numvise nkwiye gushima Imana. Nahagurutse mu bashyitsi, ariko hari igihe njya mvuga se ndi umushyitsi ubundi cyangwa nanjye ndi umusangwa. Kuwa kabiri twari hano, twagize ibihe byiza. Umuyobozi wayoboye yaravugaga ati kuwa kabiri nimugaruka buri wese azaba afite ishimwe. Ariko njyewe navuze nti noneho ntabwo ndategereza kuwa kabiri, reka uyu munsi ngaruke nshimwe. Haleluya! Ndashima Imana. Hari ibyifuzo bigeze kuri 3 Imana ishubije, kandi yabishubije uhereye kuwa kabiri. Kuwa kabiri igisubizo cya mbere cyangezeho saa 6 n'igice nicaye hariya. Ikindi Imana yagikoze ejo, ikindi yagikoze nimugoroba. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Ntabwo ndi butinde. Ndashima Imana mu magambo ari hariya mu Bagalatiya ibice 5 umurongo wa 22 kumanuka. Reka dusabe abayobozi badufashe. Abagalatiya ibice 5 umurongo wa 22 kumanuka kugeza aho ngaho tumanuka kugeza kuri icyo gice kirangira 22 kumanuka.
haranditse ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Abakristo Yesu babambanye kamere n'irari ryabyo. Niba tubeshwaho n'umwuka tujye tuyoborwa n'umwuka, twe kwifata uko tutari, twenderanya kandi tugirana amahari. Imana ishimwe. Ayo magambo arasobanutse, ntago ari njyewe ugiye kubwiriza, ariko ngo niba tuyoborwa n'umwuka wera tujye tubasha kwera imbuto z'umwuka. Bakomeje bavuga imbuto z'umwuka wera ni urukundo, ni amahoro, ni ukwihangana. Ibimeze gutyo nta mategeko abihana, kandi tutagirirana iki amahari. Imana ibaha umugisha. Reka ndekeraho. Dukomere Imana y'amasama yacu amashyi kuko yamushubirije ahangaha. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Mbere yuko dutura amaturo y'Icyacumi n'ay'ishimwe, reka tubanze twumve ijambo ry'Imana kuko amasaha yacu arimo kugenda yigira hirya, kandi dufite n'indi gahunda y'ifunguro ry'ejo turayatanga, nabyo ntacyo bitwaye. Reka dusabe madamu atambuke hino yigire hino ahangaha, sengera umukozi w'Imana atuganize n'ijambo ry'Imana. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, buganziye imitima, bwanzira iteraniro. Turagushimiye Kristo Yesu, wemeye gupfa urupfu rubi kugira ngo twe tubeho. Nuhimbazwe abacungujwe ayo maraso, rero turi imbere y'ubwiza bwawe, turabigushimiye. Mwanya mwiza rero tugiye kumva ibyanditswe byera, kandi ni ukuri bigira umumaro wo kutwigisha. Turasenze kugira ngo umukozi wawe umushyigikire, agihaguka akivuga ahanurire muri iri teraniro, kandi umukoze w'ikara ry'umuriro ku munwa. Ni ukuri umwuka wera mwinshi amugwiremo, kandi natwe abagiye kumva ureke twumvire, kugira ngo Kristo inkota yawe itazaturya. Turagushimiye kuri kumwe natwe, komeze kudukomeza no kutwigisha, kandi imitima yose Kristo ikomeze kuboneka imbere yawe. Tugushimiye ko ubyumvise kandi ukoze ibirenze ibyo tugusabye, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Haleluya, haleluya. Dushimiye Imana kuko itwemereye kugira ngo duhure uyu munsi. Umwaka ushize ubwo twari turi mu gihe nk'iki ngiki, turi mu masengesho ya Pasika, twabaga dusenga Imana. Hari ibintu byinshi cyane twagiye tunyuramo, hari byinshi twagiye tutambuka, hari abahuye n'uburwayi, hari abahuye n'ingorane zitandukanye. Ariko kuba tugeze uyu munsi, twongeye kugera kuri uyu munsi, turasoma umurongo wa mbere tugere ku murongo wa kabiri, kubara ibice 9, umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa kabiri. Uwiteka abwira Mose mu butayu bwa Sinayi mu kwezi kwa mbere ko mu mwaka wa kabiri uhereye aho baviriye mu gihugu cya Egiputa, ati kandi Abisirayeli baziririze Pasika mu gihe cyayo cyategetswe. Aya ni amagambo Imana yabwiye Mose, kuko nk'uko mubizi Abisirayeli banyuze nabo muri byinshi bikomeye, kandi iyo tubirebye tubona ko Imana yaje gutegeka Pasika, ariko Pasika yari ishingiye ku mirimo Imana yari yaragiye bakorera, kuko ubwo bari hariya mu buretwa bwa Farawo mu gihugu cya Egiputa, murabizi uburyo Imana yatumye Mose kugira ngo agende abakure mu buretwa, abakure muri Egiputa. Ariko icyo gihe Farawo yanga kubarekura, kugeza ubwo Imana yaje kuvugana na Mose imubwira yuko hari imbaraga zidasanzwe igiye gukoresha kugira ngo Abisirayeli babashe kurekurwa, babashe kuva mu buretwa, bave mu gihugu cya Egiputa. Ariho Imana yaje kubwira Mose, iramubwira ngo hari ikimenyetso igiye gukora. Iramubwira ngo nimara kubikora ibyo ngibyo, ngo usibye no kubarekura ngo bagende, iramubwira ngo no kubirukana bazabirukana babavire mu gihugu. Aho ngaho ariho yamubwiraga
yabonaga yuko igiye kunyura mu gihugu cya Egiputa, kandi ubwo izacayo, ubwo umurimbuzi azacayo, aribwo ngo abana b'imfura n'uburise bw'amatungo bizapfa bigashira. Imana iramubwira ngo mu Bisirayeli nta mbwa izabamukira n'amatungo yabo, ngo aho niho bazamenyera yuko Imana yatandukanyije Abisirayeli n'Abanyegiputa. Aho ngaho rero niho Imana yaje gukora imirimo myinshi. Muri uyu mwanya wenda kuyirondora yose uko byagiye bigenda, hari igihe kitabitwemerera, ariko Imana yaje gukora imirimo ikomeye kugeza ubwo ndetse byabaye ngombwa yuko abana b'imfura mu gihugu cya Egiputa bapfa, biba ngombwa yuko uburiza bw'amatungo bupfa, igihugu cyose kigira ibibazo, kugeza ubwo Farawo yageze ubwo afata icyemezo cyo kurekura Abisirayeli, barabirukana kuko yabonaga yuko ibyo byago byose n'izo ngorane zose bari barimo ari aho ngaho zaturukaga bava mu gihugu cya Egiputa. Kandi mu rugendo bagenze nabwo bagiye babona byinshi bitandukanye Imana yagiye ikorera hagati muri bo. Ariho Imana yaje kuvugana na Mose, iramubwira ngo kandi Abisirayeli baziririze Pasika mu gihe cyayo cyose. Iyo turebye ijambo ry'Imana mu Kuva ibice 13, turebye imbere dusubiye inyuma gatoya mu bice 13 byo Kuva umurongo wa 3, haravuga ngo Mose abwira abantu ati, mujye mwibuka uyu munsi muviriye muri Egiputa mu nzu y'uburetwa, kuko Uwiteka yabakujeyo amaboko. Ntimuzagire imitsima yasembuwe mujya uyu munsi muviriyeyo, niwo mu kwezi Abihu, kandi Uwiteka nakujyana mu gihugu cy'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abahivi n'Abayebusi, icyo yarahiye basokuruza bawe ko azakiguha, igihugu cy'amata n'ubuki. Uzajye uziririza uwo muhango wera uko kwezi gutashye. Aya ngaya ni amagambo Imana yavuganye na Mose imutegeka yuko Pasika, ubundi iyo turebye igisobanuro cyayo ni ukunyuraho, kuko aho Imana yagiye inyura mu bihe byose babaga bafite ibibazo, Imana yajyaga igenda ikabageraho. Kandi iyo tubirebye no muri Egiputa tubona yuko Imana avuze ngo nabwo izanyuramo, icyo gihugu izanyuramo nibwo hazaboneka igisubizo cy'ibibazo bari bafite. Ariho Imana yabwiraga Mose yuko nimara kunyura muri Egiputa aribwo abana b'imfura n'uburiza bw'amatungo bizapfa bigashira. Ariko Imana irangije iramubwira ngo mu Bisirayeli bo ntabwo izabamukira, nubwo muri Egiputa bazaba bafite ibyo bibazo bitandukanye, ariko mu Bisirayeli bo ibyo bibazo ntabyo bazahura nabyo, ntabyo bazabona. Ariho Imana yabwiraga Mose yuko aribwo bazamenya yuko yatandukanyije Abisirayeli n'Abanyegiputa. Rero ubundi Pasika igisobanuro cyayo ni ukunyuraho, ni ugucungura, ni ugukiza, kuko iyo tubirebye tubona yuko ni kimwe mu bisobanuro nk'uko Imana yagiye ibibwira Mose, kigaragaza imbaraga nyinshi Imana yakoresheje ku Bisirayeli, imbaraga nyinshi Imana yagiye ikoresha kugira ngo ibashe gukiza, ibashe gucungura, kandi ibashe gukura Abisirayeli mu buretwa. Iyo turebye mu Kuva ibice 12 umurongo wa 25, Kuva 12:25, tuhabona nanone uburyo Imana yavuganye na Mose. 25 hakatubwira ngo nimumara kugera mu gihugu Uwiteka azabaha nk'uko yasezeranije, muzajye muziririza uwo muhango wera, kandi uko abana banyu bababajije bati uyu muhango wanyu ni uw'iki, mujye mubasubiza muti ni igitambo cya Pasika y'Uwiteka, kuko yanyuze ku mazu y'Abisirayeli bari muri Egiputa agakiza amazu yacu. Ubwo yicaga Abanyegiputa abantu barunama bikubita hasi, Abisirayeli baragenda babigenza batyo uko Uwiteka yategetse Mose na Aroni, aba ariko bakora. Ahangaha
Imana yaje kugera ubwo ivugana na Mose imubwira yuko hari n'igihe abana babo bakiri batoya batabonye imirimo Imana yakoreye muri bo, batabonye imbaraga z'Imana zabanye nabo, batabonye uburyo Imana yagiye ibakiza muri Egiputa, uburyo yakamije inyanja itukura, batabonye uburyo Imana yakoze ibimenyetso n'ibitangaza bigera bitandukanye, aho igihugu cyose cyaterwaga n'ibikeri, aho igihugu cyose cyaterwaga n'ibibugu, aho igihugu cyose cyagiraga ibibazo bitandukanye, amazi agahinduka amaraso, aho igihugu cyose cyaterwaga na muryamo, bagira ibibazo bitandukanye. Hari abana batuye batari bazi izo mbaraga zikomeye Imana yakoresheje kugira ngo Abisirayeli babashe gukira, bave mu buretwa, bave muri Egiputa. Ariho Imana yaje kuvugana na Mose iramubwira ngo ubwo abana banyu bazajya bababaza ngo Imana ubwo yabitegekaga Mose yakubwiraga yuko ari ikintu bakwiye kujya bazirikana, ari ikintu bakwiye kujya bazirikana kugira ngo bazirinde kwibagirwa. Buriya bimwe mu bibazo Imana yagirana n'abantu, yagirana n'abantu ikibazo biturutse ku kwibagirwa. Buriya kwibagirwa ni ikintu kibi, ariyo mpamvu Imana yategekaga yuko bagomba kujya baziriza Pasika, kandi umwaka ubutaje ntibabyibagirwe. Ubundi iyo turebye Pasika itwibutsa gucungurwa, ikatwibutsa urukundo rw'akagero rwakunzwe, ikatwibutsa uburyo Imana yabashije kubana n'ubwoko bwayo, kandi ibyo ngibyo bikatwigisha natwe mu gihe cya none yuko Imana itagihinduka, uko yari kera n'uyu munsi wa none ntikwiriye. Nk'uko Imana yabibwiye Mose, Imana yacu tuzi neza yuko uko yabanaga n'abatubanjirije n'uyu munsi wa none niko biri. Ubundi iyo tubirebye nk'uko Imana yabibwiraga Mose, iramubwira ngo bajye basobanurira abana, babwira abana impamvu ya Pasika, impamvu tumaze icyumweru turi mu nzu y'Imana, impamvu buri mugoroba tuza hano. Imana yabibwiye Mose iramubwira ngo bazajye babwira abana yuko ari igitambo cya Pasika, kandi icyo gitambo cya Pasika kikaba gituruka ku mirimo ikomeye Imana yakoze ubwo abana b'imfura n'uburiza bw'amatungo muri Egiputa bicwaga, ariko Abisirayeli bo ntibagire ikibazo bahura nacyo, Imana ikabahagararaho ikabarinda, kandi ibyo byago byose n'izo ngorane zose bikaba byarabayeho. Imana igambiriye kugira ngo ikize Abisirayeli, igambiriye kugira ngo ibakure mu buretwa, ibakure mu bibazo bari barimwo bitandukanye. Kandi iyo tubirebye tubona ko nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira hano mu Gutegeko kwa 2 ibice 16 nanone umurongo wa 1 haratubwira ngo ujye uziririza ukwezi Abihu, uziririze Uwiteka Imana yawe Pasika, kuko mu kwezi kwa Abihu arimo Uwiteka Imana yawe yakuriye muri Egiputa, arimo Uwiteka Imana yawe yagukuriye muri Egiputa nijoro. Ujye utambira Uwiteka Imana yawe ibya Pasika byo mu mikumbi no mu mashyo, ubitambire ahantu Uwiteka azatoraniriza kuhashyira izina rye ngo rihabe. Ntukagire umutsima usembuwe ubirisha, ujye umara iminsi 7 ubirisha imitsima idasembuwe. Imana yakomeje kubivugana na Mose imubwira yuko ukwezi kwa Abihu akwiye kujya azirikana yuko mu ijoro ry'uko kwezi aribwo Imana yabashije kubakura mu gihugu cya Egiputa, nibwo Imana yabacunguye, nibwo Imana yababohoye, nibwo Imana yongeye kubakura umutwaro ku bitugu bari bafite, aho bakoraga uburetwa, aho batari bafite ubwisanzure, aho batari bafite agaciro, ari abagurano, ari abaretwa. Ujye utambira Uwiteka Imana yawe ibya Pasika byo mu mikumbi no mu mashyo, ubitambire ahantu Uwiteka azatoraniriza kuhashyira izina rye ngo rihabe. Iki ngiki cyari itegeko ry'Imana uherekera kose, ariko
akaba intego yabyo byari ukugira ngo abantu bahore bazirikana ineza y'Imana, byari ukugira ngo abantu bahore bazirikana urukundo rw'Imana, byari ukugira ngo abantu bahore bazirikana uburyo Imana yabakunze. Ijambo ry'Imana rikatubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Rero birakwiye kugira ngo tujye twumva agaciro ka Pasika, kuko nituramuka dukurikiranye tuzasanga uburyo ubundi uyerekera kose ntabwo agaciro dufite ariko twari dufite mu gihe cyatambutse. Kuko Bibiliya hari aho igera ikavuga ngo abanyamahanga ntabwo bari bafite amasezerano, bari abashyitsi, bari abanyamahanga, ariko kubw'urukundo Kristo yadukunze, ubwo Kristo yemeraga kuza kwitanga, ibyo ngibyo nibyo byatumye umunsi wa none twitwa abana b'Imana. Iyo turebye ijambo ry'Imana hano mu Ngoma ya kabiri ibice 30:17 hatwereka uburyo Pasika dukwiye kuyibamwo, ariko tutayibayemwo nk'abantu banezerewe gusa, nk'abantu bishimye. Ubundi kera twajyaga kwizihiza Pasika tukajya mu munsi mukuru twaguze imyenda mishya, abantu bakabika amafaranga, uwo munsi ukaba umunsi wo kwambara neza, ukaba umunsi wo kurya neza. Ndibuka yuko muri iki gihe cya Pasika ibirayi byabaga byeze, aribwo abantu baguze amavuta y'amamesa n'ibitunguru mu bihe by'imyaka yatambutse, abantu ubona yuko aribwo basusurutse, aribwo banezerewe. Ariko iyo tubirebye tubona yuko hari n'amabwiriza yagengaga uyu muhango wera. Ayo mabwiriza rero ntabwo byari ukugenda ngo abantu bagende bambaye imyambaro mishya gusa, nubwo nabyo ari byiza. Si ukugenda abantu bahashye bari buze kurya ibyo kurya byiza, ibyo nabyo nubwo ari byiza, ahubwo cyari n'igihe cyongera kwibutsa abantu yuko bakwiye no kwezwa, bakabaho mu buzima bunezeza Imana, bakabaho ariko bitandukanyije n'ikibi cyose cyabatandukanya n'Imana. Iyo turebye ijambo ry'Imana mu Ngoma ya kabiri nk'uko nari maze kubivuga, ijambo ry'Imana mu Ngoma ya kabiri nk'uko nari maze kubivuga, harabitubwira. Ngoma ya kabiri ibice 30:17 haravuga ngo kuko mu iteraniro harimo benshi batiyejeje, nicyo cyatumye Abalewi bategeka kubagira intama ya Pasika umuntu wese udatunganye ngo babereze Uwiteka. Kuko abantu benshi cyane b'Abefurayimu n'Abamanasi n'Abisikari n'Abezebuloni bari batiyejeje bagapfa kurya umwana w'intama wa Pasika kandi atari ko byategetswe. Havutse ikibazo, nubwo abantu bari banezerewe, nubwo abantu bari bishimiye yuko bagiye kwizihiza umuhango wera wa Pasika, ariko habaye ikibazo cy'uko abantu baje mu kivunge, abantu baza batitaye ku mategeko yagengaga umuhango wo kwizihiza Pasika. Ariyo mpamvu nababwiraga yuko buriya icyatumye Imana itanga Yesu, icyatumye Yesu apfa, ari nabyo tuzirikana uyu munsi, ari nabyo twibuka uyu munsi wa none, byari ukugira ngo abantu babashe kwihana, byari ukugira ngo abantu babashe kubona ubugingo. Buriya nagira ngo mabwire ngo umuntu wese muzabona uzaza akabwiriza ubutumwa akarenda arangiza agasenga atavuze kwihana ibyaha, buriya muzamenye ko uwo muntu yamaze guhusha intego ya Kristo. Ntabwo uwo muntu aba akiri mu ntego ya Kristo. Umuntu uri mu ntego ya Kristo igihe cyose ntabwo ashobora kujya kure yo kwihana no kubabarirwa ibyaha. Rero iyo ubirebye ubona yuko hari aho abantu bajya bagera, ugasanga ibingibi basa naho babishyize ku ruhande, ugasanga ibingibi barabifata nk'iby'abantu bakiri abana mu gakiza, nk'iby'abantu batoya. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo kuko mu iteraniro harimo benshi batiyejeje, nicyo cyatumye Abalewi bategekwa kubagira intama ya Pasika umuntu udatunganye. Ubundi bagombaga kujya muri Pasika ari uko bose babanje kwezwa. Uwibye yabanje kwihana,
uwatukanye yabanje kwihana, uwakoze ibyaha yabanje kwihana. Abantu bagombaga kubanza kwiyeza mbere yo kugira ngo bajye kurya umwana w'intama wa Pasika. Bagombaga kwiyeza mbere yo kugira ngo bagende bajye kwizihiza umuhango wera wa Pasika. Ariko abantu hari igihe bajye babimenyera, ariko buriya nagira ngo mbabwire ngo kumenyera iby'Imana bizana umuvumo, kumenyera iby'Imana bizana ibibazo, bizana ibyago, bizana ingorane. Ntabwo umuntu yamenyera iby'Imana ngo azagubwe neza. Kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo mukorere Uwiteka mutinya, ngo kandi munezerwe muhinda imishyitsi. Iyo umuntu atagihinda umushyitsi, iyo umuntu atagifite ubwoba, iyo umuntu atagitinya, aba afite ibibazo, aba yarapfuye ahagaze, nta buzima aba agifite. Aha havutse ikibazo mu gihe abantu bagombaga kunezerwa bakabyina, ariko kuko ngo mu iteraniro habonetsemo abantu baje batejejwe. Intego ya Kristo ni ukugira ngo abantu bihane, ni ukugira ngo abantu bezwe. Igihe cyose kwezwa kudahari, abantu baba bamaze gutakaza intego ya Kristo, baba bavuye mu murongo wa Kristo. Ntabwo baba bakiri mu ntego ya Kristo, baba bamaze kujya mu yindi. Ijambo ry'Imana rikatwereka ko abantu benshi cyane b'Abefurayimu n'Abamanasi n'Abisakari n'Abazebuloni bari batiyejeje bagapfa kurya umwana w'intama wa Pasika, kandi atari ko byategetswe. Buriya umuntu yamenyera n'ibindi, ariko nabonye kumenyera ibintu by'Imana. Bene data, hari umuririmbyi witwa Manowa, uriya w'impumyi, hari n'igihe ngire ngo yigeze kuza hano, agira indirimbo ivuga ngo gukizwa nabi. Gukizwa nabi ni ikibazo gikomeye cyane, kuko n'aba ngaba bagaragaye mu iteraniro batiyejeje. Ni ikibazo cyo gukizwa nabi tubizanye igihe cya none. Gukizwa nabi, yararirimbye aravuga ngo bitera umwaku. Icya mbere, ibyo ukoze byose nta na kimwe kiguhira. Ari mu rugo ibyo ukora biranga, ibyo wagezeho bikaguca mu myanya y'intoki. Gukizwa nabi bitera umwaku, nta cyiza na kimwe kiva muri ubwo buzima. Ariyo mpamvu buriya iyo umuntu akijwe nabi ahomba byinshi. Muzabirebe mu muryango, iyo umugabo akijwe nabi nibwo usanga yatangiye kugirana ibibazo n'umugore. Ukabona batangiye kugirana ibibazo, ukabona batangiye kutumvikana, ukabona batangiye kunyuranya, urukundo rukagenda rugashira, kubera yuko hari ingeso mbi runaka zagaragaye, zadutse. Ibyo ngibyo bikazana ikibazo. Ariko muri iki gihe twitegura kwizihiza Pasika, ni igihe cyo kugira ngo turebe n'ibyo ngibyo bitameze neza. Niba hari aho umuntu yaba yarakoze ibidakwiye, ubundi kera twajyaga tujya mu masengesho, abantu bakabanza bakiyeza, bakabanza bakatura, bakabanza bagasaba imbabazi. Kandi ibyo ngibyo ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ariko aho abantu kwihana bamariye kubireka, uyu munsi wa none hari ibibazo byinshi bitandukanye. Kandi ntabwo ari iby'ubugingo gusa, ahubwo n'imiryango yacu, n'ubuzima bwacu, n'imibereho yacu, nabyo ubwabyo byamaze kugirwaho ingaruka n'icyo kibazo twamaze kwinjiramo. Ariko kuba abantu bari bagiye kurya ibya Pasika batabanje kwiyeza, icyo ngicyo nizo ngorane za mbere zabayeho. Ariko iri ngiri ryari n'itegeko Imana yahaye Mose mu Kuva ibice 40, ubwo yamubwiraga iby'ihema ry'ibonaniro. Kandi iby'ihema ry'ibonaniro Imana yari yategetse ko ibya Pasika bizajya biririrwa ahantu Imana yateguye kugira ngo izina ryayo rihabe. Aho ngaho rero nta handi, hari mu ihema ry'ibonaniro niho Imana yahuriraga n'abantu. Imana yari yaratanze itegeko ry'uburyo abantu bazajya bajya mu ihema ry'ibonaniro. Itegeka Mose iramubwira ngo azagende yubake igikarabiro, ngo kugira ngo abatambyi bene Aroni nibazajya bajya kwinjira mu ihema ry'ibonaniro bajye babanza bakarabe mbere yo kwinjira, ngo biyeze bitunganye, nibarangiza babone kwinjira bagende bajye mu ihema ry'ibonaniro ariko babanje kwiyeza. Ariho tubona yuko umutambyi
iyo yinjiraga mu ihema ry'ibonaniro akagenda agiye kwinjira hera, tubona yuko ngo icyo gihe bajyaga banamuzirika umugozi ku kaguru, ubundi bakamwambika n'inzogera. Icyo gihe babaga bateganya ko mu gihe ashobora kwinjira, akinjira uko bidakwiye, akinjira atiyejeje, ashobora no kugenda akagwamo agapfiramo. Ubu turi mu gihe cy'ubuntu, ariko ubundi kera umuntu yinjiraga atejejwe akagwamo agapfiramo. Ariko kandi nanone iyo yabaga yabashije kugira umugisha wo kwezwa agatunganwa, yaragendaga akagira umugisha ku Uwiteka, icyagaragazaga yuko Uwiteka yamwishimiye mbere na mbere, ngo bajyaga kubona akabona igicu kirurutse kiragiye kibundikiyemo, igicu kikamanuka. Icyo gihe ngo ikintu cyababwiraga yuko ntacyo yabaye, noneho ngo nibwo yazunguzaga akaguru, ngo bakumva yanzogera iravuze, bose bagashima Imana akavuga bati tugize umugisha ku Uwiteka, turahiriwe. Ariko iyo yinjiraga bagategereza yuko yanzogera ivuga, bagategereza yuko igicu kimanuka ngo kibundikire ihema, bakabiheba. Icyo gihe ngo bamenyaga ko yaguyemo, bagakurura wa mugozi uziritse akaguru, bagasohora umurambo bakajya kujugunya. Kwinjira mu ihema ry'ibonaniro umuntu yejejwe, ibyo ngibyo byari itegeko ry'Imana. Ariko noneho ndetse bikanahera no ku batambyi. Hari igihe abantu bajya bumva ngo bamaze kumara igihe kinini mu itorero, bamaze imyaka itari mikeya, ndetse bamaze kuzamuka, bamaze gutera imbere, bakumva yuko hari aho bageze, nyine hatari aho kwihanirwa. Ariko buriya icyo gihe Imana ibivuga yari yavuze ngo abatambyi bene Aroni mbere yo kwinjira mu ihema ry'ibonaniro bajye babanza biyeze. Hari igihe abantu bagenda bakabaho, umuntu akagera igihe akumva mbese nta mutima ukimurega, akabaho ngo akabikinya, akaba kahebwe. Ariko buriya umuntu muzima agira umutima umuhana, akagira umutima umurega, akagira umutima umugarura. Abatambyi ahangaha tukabona yuko ibingibi byajyaga bibagiraho ingaruka. Ahangaha rero Abisakari bagize ibibazo by'uko bagiye barabimenyera, ngo baragenda bajya gufata, bajya kurya ibya Pasika batejejwe. Bene data, nagira ngo babwire ngo nubwo tugomba kunezerwa, nubwo tugomba kwambara neza kuri Pasika, nubwo tugomba kujya neza kuri Pasika, ariko ikibanza, intego ya Kristo ni ukugira ngo tubashe kubona ubugingo, ni uko ubugingo bwacu buba ari buzima. Ibi ngibi rero ni ibintu bigira ingaruka, ni ibintu bitera ibibazo, ni ibintu bishyira ubuzima bwacu, usibye n'ubugingo, ariko n'imibiri yacu nayo igira ibibazo. Muzabireba abantu bakijijwe nabi, muzasanga no mu miryango bariho nabi, muzasanga no hanze muri sosiyete ari ibibazo. Ataza ngo akuguze ibihumbi 5 bimuye, kuko ubuzi yuko asanzwe ari umwesikoro, asanzwe ari umwambuzi, asanzwe nta muntu wamuguriza ngo amwishyure. Hari benshi yambuye. Kubera iki? Kubera yuko akijijwe nabi. Iyo umuntu akijijwe nabi biba ari ibibazo. Ntabwo wamuha akazi ngo umwizere, umushyire mu bintu byawe, ubuvuga uti niyo namuhinga azajye ngo ziragire, azazigambanira bazibe. Mbese aba afite ibibazo. Ni wamushyira mu bintu byawe ngo umwizere, aba ari ibibazo. Ariko noneho icyo Pasika itwibutsa ni uko mbere yo kugira ngo tujye kwizihiza Pasika, Bibiliya iradusaba ngo abantu babanze bezwe, babanze bahinduke, babanze bavuke ubwa kabiri. Kubera yuko abangaba ingorane bahuye nazo, mu gihe bundi bakagombye kunezerwa, ngo ahubwo ngo abatambyi bahise basabwa kujya gutamba igitambo cya Pasika, ngo kubwo abantu bari bamaze kwinjira muri Pasika batiyejeje. Nagira ngo mu gusoza turebe ijambo riri hano mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorenu, Pawulo yandikiye itorero ry'Ikorenu. Rwa mbere Pawulo yandikiye itorero ry'Ikorenu, niho ngira ngo ngere tunasatira umusozo. Rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye itorero ry'Ikorenu, rwa mbere Pawulo yandikiye itorero ry'Ikorenu ibice 5 umurongo wa 7 tugeze ku murongo wa 8. 5, 7, 8.
haravuga ngo nuko mwiyezeho umusemburo wa kera kugira ngo mube irobe rishya, mube mutakirimo umusemburo wa kera, kuko pasika yacu yatambwe ari we Kristo. Nuko rero mujye muziririza umunsi mukuru tudafite umusemburo wa kera cyangwa umusemburo ari wo gomwa n'ibibi, ahubwo tugire imitsima idasembuwe ariyo kuri no kutaryarya. Bibiliya iratubwira ngo twizihize pasika, tube muri pasika, ariko tubanze twiyezeho umusemburo wa kera. Umusemburo wa kera Bibiliya usobanuye iravuga ngo ni igomwa hamwe n'ibibi. Tubanze twiyezeho, twitandukanye n'umusemburo wa kera. Ntabwo umuntu akwiye kureba mugenzi we ngo amugirire ishyari, ntabwo umuntu akwiye kureba mugenzi we ngo yumva amwifuriza ikibi, ntabwo umuntu akwiye kureba mugenzi we ngo yumva yagira igomwa kuri we. Bibiliya iravuga ngo tubanze twiyezeho umusemburo wa kera mbere yo kwinjira muri pasika, mbere yo kwizihiza pasika, mbere yo kuba muri pasika. Amategeko ya pasika aravuga ngo tubanze twiyezeho umusemburo wa kera, kuko ntacyo byaba bimaze kuvuga ngo urizihiza pasika ariko umusemburo wa kera Bibiliya iratubwiye ngo ni igomwa ngo hamwe n'ibibi. Birasaba ngo ibyo tubanze twitandukanye nabyo, tubanze tujye kure yabyo, tubanze tubyiyambure, tubanze tubyirinde. Ijambo ry'Imana rikatubwira ngo ahubwo tugire imitsima idasembuwe ariyo kuri no kutaryarya. Tugire imitsima idasembuye, tujye muri pasika dufite ukuri. Buriya nagira ngo mbabwire ngo hari amategeko umuntu ashobora kuba yaza, kandi cya kabiri bakavuga bati rwose ntabwo aryarya, ntabwo ari indyarya. Niba kubwira ngo ndagukunda bagukunda, muri iki gihe nabonye abantu bakunda abandi ariko ugasanga ngo ni imibare, ngo ni karikire. Umuntu akunda undi ari imibare, afite ikintu runaka ari gutagetinga akurikiranye. Ariko birakwiye ngo iyi pasika idusigire ukuri, idusigire kutaryarya. Umuntu wese abantu bamubonemo ukuri, abantu bose bamubonemo kutaryarya. Kandi ubwiye ngo ndagukunda amenye ngo uramukunda, ubwiye ngo rwose ndakwifuriza ibyiza amenye ngo ndakwifuriza ibyiza, yumve yuko nta bindi bitekerezo, nta n'indi mitima iri inyuma y'ijambo ubuvuganye nawe. Nagira ngo dusoze dusenge Imana tubifuriza kwizihiza pasika uko yategetswe, two kubikora mu kigare, two kubikora dukurikiye abandi, two kubikora uko bidakwiriye, kuko intego y'Imana mbere na mbere ni uko ibi byose byabaye bitewe n'uko Abisirayeli bubahaga Imana, bagendana n'Imana. Ibyo bituma Imana ibakiza, ariko birangiye ibategeka kwizihiza pasika. Ariko havuka ikibazo kuko hari abantu bari bagiye ngo bakajya muri pasika uko bitategetswe, uko amabwiriza atabivugaga. Ibyo ngibyo biteza ikibazo cy'uko abatambyi ngo bahise basabwa kujya gutamba ibitambo bya pasika kubw'abantu bari muri iryo teraniro batiyejeje. Ariko none ijambo ry'Imana rikatubwira ngo tubashe kuba muri pasika uko bikwiriye, tudafite uburyarya, tudafite igomwa, ariko kandi tube muri pasika tugira imitsima idasembuwe ariyo kuri no kutaryarya. Imana iduha umugisha. Nagira ngo dusabe Imana idushoboze kugira ngo iyi pasika izadusigire ubuzima bushya, izadusige turi bashya mu bugingo, izadusige twishimirwa n'Imana, izadusige Imana iri kumwe natwe, izadusige Imana yumva gusenga kwacu. Nagira ngo mbabwire buriya Imana iriho. Imana iyo wahisemo gukora ibyo ishaka, Imana ibana nawe, igendana nawe, kandi imirimo yayo irakoreka tukayibona mu gihe cyacu cyose. Nzi neza yuko hari imirimo y'Imana izakoreka bitewe n'amahitamo ya buri wese. Nagira ngo dusenge Imana dusaba Imana kugira ngo dushoboze iyi pasika tuzizihize ejo bundi ku cyumweru. Aya masengesho turimo yo kwitegura pasika, ariko adusige turi bashya, adusige Imana itubona ikanezezwa nuko yatanze Yesu
kugira ngo tubashe gukira, kugira ngo duhinduke ubwoko bw'Imana. Imana ibaha umugisha. Reka duhagurutse dusenge Imana, dusaba Imana kugira ngo dushoboze, idufashe, kandi iyi Pasika itubere Pasika y'umugisha, yo guhembura ubugingo bwacu, yo gukiza ubugingo bwacu, yo kongera kwishimirwa n'Imana, yo kugendana n'Imana. Imana ibaha umugisha. Nagira ngo mbaze niba hari mwene data turi kumwe utarakizwa. Birashoboka yuko waba uri hano utarakizwa, kandi iyo umuntu atarakizwa rwose n'imirimo nyine y'abatarakizwa ibimugaragaraho byagomwa, ndetse na bwa bujyajya n'indi myitwarire itandukanye ku muntu utarakizwa. Icyo ngicyo ntabwo ari igitangaza, ibyo ntibiba bitangaje. Icyatangaza ni ukubona umuntu udakijijwe waba ibyo ngibyo atabirimo. Ariko Imana ikeneye kugira ngo uwo ari we wese imugirire neza, kandi iyi Pasika itubere nshya mu bugingo bwacu, itubere nshya mu buzima bwacu. Urahari utarakizwa, cyangwa niba uhari waraguye ukaba warasubiye inyuma, uyu munsi wa none uri inyuma y'itorero n'umutima wo kubwira ngo waraguye. Nagira ngo mu bantu uko ari babiri, niba hari uhari uwaguye cyangwa se atarakizwa, urambura ikiganza tugusengere kugira ngo iyi Pasika uzayinjiremo uko bikwiriye, uyinjiremo udafite ubujyajya, uyinjiremo mbese ufite ukuri, uyinjiremo Imana ikwishimiye kandi ikunezerewe. Urahari? Niba uhari rambura ikiganza cyo tugusengere. Mwene data utarakizwa cyangwa waraguye, reka niba uhari urambura ikiganza cyawe, dusengane Imana, tubwire Imana ngo Mana, dukeneye kugira ngo uhindure ubuzima bwacu, kandi Imana igendane nawe, ibane nawe, igufashe, ikugirire neza. Reka dusenge Imana, dusaba Imana kugira ngo ize ibane natwe, kandi iyi Pasika itubere nshya mu bugingo bwacu no mu buzima bwacu. Reka twakire Mutabazi asenga Imana, noneho narangiza turakomeza gahunda. Mana yacu nziza, urakoze kubwira ijambo duhaye. Ni ukuri turagushimiye yuko watanze umwana wawe Yesu Kristo akaza hano mu isi, akamena amaraso ye kugira ngo tugirirwe imbabazi z'ibyaha byacu. Ndakwinginze rero kugira ngo ubwo twizihiza Mwami Imana iki gitambo gikomeye cyatambwe n'umwami wacu Yesu Kristo, Mwami, twe kubikora dupfa kubikora, ahubwo tubikore twejejwe. Reka imitima yacu Mwami Imana uyeze, dukuremo igomwa, dukuremo uburyarya, dukuremo Mwami Imana ibyaha byose byabasha gutuma Mwami Imana Pasika itagaragara mu bugingo bwacu, ahubwo Mwami Imana tugaragare Mwami Imana nk'abapfanye nawe, tukazukana nawe mu buryo bwo kwizera. Tugire neza Mwami, urakoze kubyumvise. Iri teraniro ryose uryeze, uryejeshe amaraso watuviriye ku musaraba, kandi umukozi wawe Mwami Imana umuhe umugisha kubwira ijambo ko yemeye kuba igikoresho cyawe. Urakoze Mana kubyumvise, kandi kuba bari iri teraniro byose tugukomeye amashyi kandi tukuvugirije impundu, dusabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mana ibahe umugisha. twongeye dukomere Imana yacu amashyi tuyishimira. Iyi Pasika yacu itubere Pasika nziza, kandi muzi ko Pasika nyine nk'uko babitubwiye ni bibutsa Abisiraheli muri cya gihe bari barimo, ubwo umurimbuzi yacaga muri ziriya ngo zabo hagasiga hari amahoro. Natwe iwacu rero Yesu nahaca hasigara amahoro mu izina rya Yesu. Imana yacu nishimye. Tugeze ku kanya keza ko gushima Imana. N'uwagize umugisha akabonye icya 10 akaba yatambukana iryo turo ry'ishimwe. Turatura dukoresheje telefone, kuba afite kuri telefone, aba yafite mu ntoki afatika bara yatambukana bazana muri babiturisho, bitewe n'ikimana yagukoreye. Yaba ari ishimwe, nta muntu akwiye gushima Imana kiri kubuza ikintu wayishimisha, ariko Imana yo gushimwa ibihe byose. Ikindi niba yaguhaye umugisha w'icyacu uragitanga uko n'itegeko, Imana itugiriye neza. Kode ziri ku nkuta, ariko gashuka kwenda aho ryabawe bitagaragara, hano imbere ziragaragara cyane. Ni 29 9 8 3 wakurikije amabwiriza abanza.
reka rero duhaguruke dutere agakorasi ko kuramya no guhimbaza Imana dutambukana amaturo yacu twese, namwe mwese muhagurutse. Yesu aduhana umugisha. Twese turahaguruka, niba utarwaye wahaguruka rwose ukigira ijuru nawe ukanaruhuka, byaba byiza kurushaho. Tugeze ku musozo w'iteraniro ryacu ry'umugoroba, ariko amatangazo dufite nuko mu kanya nitumara gusoza iteraniro ryacu tugiye kwegera ameza y'Umwami wacu Yesu Kristo. Ubwo turasaba n'ubundi abadiyakoni bawutegurire, kandi n'abandi basohoka bagiye gukaraba hanze. Mu gihe bari bakaraba hanze, abandi batarasohoka muramudufasha muhimbaza Imana, muririmbira n'Imana. Kandi n'ejo igitaramo cyacu kirakomeje cya Pasika. Ejo nabwo ni saa 11 kugera saa 2. Muzazinduke muze tujyane ibihe byiza, kandi turizera ko Imana izabana natwe, kandi dukomeje kujya tugira abashyitsi batandukanye. Imana irakomeza kudushyigikira, tuzi ko bizagenda neza mu izina rya Yesu. Nabonye ibintu bitangiye neza, ubundi birangira neza. Imana ihabwe icyubahiro. Tugiye gutanga intashyo ku bashyitsi. Birashoboka ko hashobora kuba hari abashyitsi baje aha ngaha bakaba bagiye kugenda. Korali Enihakore batugejejeho ubutumwa bwiza, ndetse dushimira n'abashyitsi twabanye nabo. Namwe mwese mwabonetse muri iri teraniro, Imana ibahe umugisha. Reka n'ubundi dusenge dusoza iteraniro rya mbere kugira ngo dukomeze n'irya kabiri nk'uko biteganyijwe. Twahaguruka tugasenga Imana. Abaguma hano barahita bajya gukaraba, abashyitsi nabo barahita bikomereza bataha. Tuguciriye bugufi Imana, uri Imana ikwiye gucirwa bugufi, uri Imana ikwiye guhabwa icyubahiro. Turi imbere yawe Mana yacu, turagushimye kuko ari waduhaye uyu mwanya mwiza wo kuba mu nzu yawe. Aha ngaho turi imbere yawe tugusabye umugisha. Ndakwinginze kugira ngo buri wese wabonetse muri iri teraniro umuhe umugisha, umuramburire ukuboko kwawe. Kwifuza kwa buri wese guhazwe nawe,
kandi ibibazo bya buri wese bikemurwe nawe. Turagusabye kugira ngo gahunda tugiye kwinjiramo yo kwigira ameza ubane natwe, kandi dusengeye abashyitsi twabanye nabo kugira ngo bahe umugisha, nabo bagiye kugenda ugendane nabo, ubwo uzashima yuko twongera guhurira mu nzu yawe tuzabigushimira. Turagusabye kugira ngo buri wese wabonetse umugisha ube kuri we, ubuntu bwe n'ukurwe bane natwe, tubisabye twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'umwuka wera bibane natwe twese none n'ibihe bidashira, amen. Imana ibahe umugisha.